SIDA wayimukije n'Imana inkoreramo Imana inkoreramo nizeye niyo yakije roza SIDA ariko musengeye kuko ntabwo Imana ikoresha ibiti. Umva ndimo nsenga mu materaniro ijwi ry'Imana rirambwira ngo fata agacupa k'amazi ya Nili ugasengere nurangiza ugahereze roza anywa ayo mazi kuwa mbere byari ku cyumweru kuwa mbere ajye kwipimisha arasanga yakize. Ro mwiriweho muraho neza. Yesu ashimwe. Yesu ahabwa icyubahiro. Ubu aka kanya tuvugana turi mu kiganiro na pasiteri kuri TV yitwa Yawe. Yego. Atubwiye yuko yagusengeye ukira SIDA. Yego. Wanduye SIDA ryari? SIDA wayikize ryari? Umva. Nabaze igihe nabatirijwe ubwo nari mu rugo ngo ndebe mu gitabo igihe nabatirijwe ibyo byaravuyeho. Ni ukuvuga ngo SIDA wari warayanduye mu uhe mwaka? Ni muri mirongo kubera ko mfite ahantu nagiye mbyandika ariko ndumva ari 94. 94. Niba atari 94 ni 92. SIDA uyikira mu uhe mwaka? SIDA wayikize mu uhe mwaka? Nagiye kubatizwa yarakuweho. Pasiteri yaragusengeye. Yes, nizere ko gahunda zimeze neza kandi nizere ko ubuzima bukomeje kugenda neza uko bwije nuko bukeye. Nizere ko Imana ikomeje kukurinda kandi nizere ko Imana ikomeje kukwitaho. Niba wabyutse bikemera ugatera akaguru bikemera ugatera akaboko bikemera uvuga ati Imana ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Ubutubuzi mu bapasiteri bimeze bite? Gutandukana kw'abashakanye mu bihaye Imana bimeze bite? Niyo mpamvu uyu munsi nifuje kuganira na pasiteri kugira ngo tuganire kuri icyo kintu. Nifuje ko Yawe TV ni channel uzajya ubonaho ibiganiro bigiye bitandukanye kandi ibiganiro biri kubake uko warebaga ibiganiro bya mbere bya Yakamwana. Ndifuza ngo urebe nibi ngibi kugira ngo tubashe kubaka societe nyarwanda tugira aho tuyikora tugereho naho tuyigeza. Ngewe ndi Nyawe nyarukira kuri Menya Nibi TV ukande subscribe ubundi uyirebe ubundi ukurikize amabwiriza yo kugira ngo umwana wawe azabashe gukora z'igifaransa azi n'ikinyarwanda. Byose urabisanga kuri iyo filimi Menya Nibi TV irari comedy niyo ibyo byose bidufitiye. Niba ukeneye kwamamaza ngwino turebe uduhamagare kuri 0783 22 7 ubundi ubuzima bubashe kugenda neza. Ikaze pastor. Urakoze cyane. Umeze neza? Ndashima Imana rwose. Ko wambaye neza se? Urakoze cyane. Kubera Imana. Yes, ni ukubera Imana. Pastor, amazina yawe witwa nde kugira ngo tubane abantu bakuze? Nibyo amazina data na mama banyise nitwa Niyonkuru Jean Bosco ariko izina ry'umuhamagaro ni Prophète Bosco. Uri Prophète ufite itorero ushobora? Yego. Yitwa Nayote Christian Church. Nayote. Rikorera mu Rwanda ari Kanombe. Nayote ushumbye abakristo bangana bite? 200. Abakristo 200 ariko bazagenda biyongera. Bazagenda biyongera. Icyambere no kumvira Imana. So ariko kugira ngo dutangire wowe ndakuze ariko ndagira ngo akukana tukajabekemo. Yego. Nubwo bitari bari muri gahunda. Wabyinanye ni Diamond. Ya na amateka maremare ibyo bintu byigeze kubaho ntarakizwa kuko ubuhamya bwanjye ndatekereza wenda tuzafata umwanya duhereza abantu ubuhamya ahantu Yesu yadukuye tuba twaravuye kuri rimwe twavuye kure cyane. Nayo ndirimbo turi mu rugo bivuga ngo ahantu Yesu yadukuye hari kure cyane. Hari kure cyane. Ibyo Diamond se koko mwarabyinanye cyane rwose physically gutya nkamufata rwose timo tubyinana uko nabyina mu muziki biteye ubwo yiga muri secondaire hano mu Ruhango abantu benshi barahazi si Ruhango nize toko ari umubyinnyi wa dance muri dance moderne so aho ngaho niho icyo gihe banyitaga na Dread ibyo zina banyitaga aho ngaho na Dread. Wari ufite dread cyane ashyiragaho amadread. ubu se ufite ifoto ufite dread cyane ayishaka ikindi kiganiro cy'ubutaha naziza ubu nuko wenda ukimbaje ikibazo ntikiteguye ariko mu by'ukuri ni ibintu bihari bifite na gihamya. Ikintu cyitwa kuba abantu bashakanye cyangwa se duhere kuri ku butubuzi mu bapasiteri.
pasiteri uri porofete, ubutubuzi, iyo bavuze ubutubuzi bumva iki? iyo bavuze ubutubuzi urabona buriya ndakubwira abantu nkubwira ngo burya original igira na pirate. Nituvuga ubutubuzi emi bivuze ko hatariho na original. Urabona ushobora kujya mu isoko ukagwa ku nkweto ya pirate ariko ntibikuyeho yuko hari inkweto ya original. Uvuga ngo rero ubutubuzi ni abantu baza bitirira ikintu ko ari original, bafite umwimerere wacyo ariko nyamara ari ubutubuzi batuburira abantu. Iyo bavuze ubutubuzi mu bakozi b'Imana bumva iki? Iyo bavuze ubutubuzi mu bakozi b'Imana ni abantu baza bakoresha ko bafite imvugo y'Imana kandi ari imvugo y'abantu. Ko emi ibi bintu wenda abantu kuri yawe TV bakwiriye kubimenya, hari imvugo y'Imana akabona imvugo y'abantu. Rero abantu batubura emi, abatubuzi bagenda bakoresha imvugo y'Imana kandi ari imvugo zabo, ariko bafite profit runaka, bafite inyungu runaka muri ibyo bintu, bagenda bahanura babeshya ko ari Imana yavuze kandi ari imvugo zabo. Yes, ari wowe nk'iyo muri no minsi hadutse ikintu cy'abantu bavuga ngo mbere ntago mwemeraga ko amaturo muyafata cyangwa ko muyarya. Reka mbivuge gutyo ko nawe urayarya. Nawe urayarya. Kubera iki ubu noneho haribwo bigeze kwemera ko amaturo aribwa mu rusengero, aribwa n'abakozi b'Imana kandi barabyara? Oya, ariko buri ikintu cyose abantu bakwiriye kugira imyumvire ko buriya ijambo ry'Imana ravuga ngo abo ku gicaniro batungwe n'ibiva ku gicaniro. Ngo ndavuga abapasiteri, abahanuzi, bavuga butumwa, ariko buriya hari abakozi b'Imana bakora bari full time, hakaba n'abandi bakora batari full time. Ariko bari bakora bari full time biremewe kujya amaturo rwose. Umukristo kuzana kimwe cya 10 agakizana mu rusengero, ushobora akakirya nta cyakira. Ntabwo ikibazo kirimo aho ngaho. Harimo n'abapasiteri bakora amatekinike yandi bagashaka amaturo mu bundi buryo butari kazana mito iterabwoba, akaba yaguhamagara kuri telefone ati neretswe rwose mu byumweru 2 ukoze impanuka iteye ubwoba muri bwa butubuzi bavugaga. Ati ndakweretswe rwose emi, mbonye rwose hari umudayimoni urimo kugendaho ugambira gukenyura. Rero mu by'ukuri kugira ngo umudayimoni uveho, shakira ituro rya miliyoni. Bagenda baturira abantu. Wenda ambabarire kuba mu mentioninze izina, ni umukozi w'Imana mugenzi wanyu Pasiteri Rugagi. Hari video yigeze gucicikana na Perezida wa Repubulika yigeze kubivuga. Bari kuvuga ngo zana ngo 2 ngakira ngo ubonye vewiti, ngo zana 3 ngo ubonye vewiti. Niki bibiri ashatse kuvuga? Ibi bintu rwose bizereza kubimbaza, hari icyo nabivugaho nk'umukozi w'Imana. Ntabwo impano y'Imana igurisha. Emi nibyo umukozi w'Imana ashobora kuba blessed, bashobora kuba blessed, ashobora kuba mbizwe hano ijambo ry'Imana, agafashwa akavuga ati ndumva nagenera ituro profete gusa. Ariko si ngombwa ko giye profete gusa kuvuga ngo azana yangaya kugira ngo Imana iguhe V8, azana yangaya kugira ngo Imana iguhe ikubakirizo nziza muri Kigali. Kuko ntabwo impano y'Imana igurishwa. Oya, ijambo ry'Imana tubwira ngo mutangire kuko nawe mwahiriwe. Impano tuba twarahawe ntabwo twatuye tuzi ko amafaranga. Kristo mu rusengero yitwa Roza, nukenera kumusura uzazitumeye. Yitwa Roza, akize sida muri wa muhamagara Imana yamuhamagariye. Urabyibuka ugeze kubaza uburyo nabyina ni dayimoni muri Cadillac. Aho ngaho rero Yesu amaze kuhanku yashyizemo za mpano, ashyiramo impano zo gusengera abarwayi. Ndabyibuka icyumweru cya mbere maze gutangira gusengera, icyumweru cya mbere haje umudamu witwa Roza. Yitwa Roza, ni umukristo mu rusengero, ni umuririmbyi muri worship team. Nukenera kumenya ukuri kwabyo uzaze wese tumurebe. Ndamusengera akira sida, yaje arwaye ibisebe umubiri wose. Roza arakira, nta mafaranga namusabye. Ngo bivugiye iki? Impano y'Imana ntabigurisha. Roza yakize sida. Giye uzamubwire muzana aha ngaha kuri yawe, sibyo? Ahubwo nakamuhamagaye none ature mu kigo. Aha, urakoze. Ngewe kuko buri iyo umuntu ambwiye ikintu genda gikora, nkakora ikintu nkaginka rwose. Numva kuko nimba ibyo bintu byarabayeho. None ko hari ibyo abantu nsigaye mbona ngo ndakiza indwara, ubundi impano y'Imana ninde ivahe? Kuvuga ngo ukiza sida ibyo biremewe, ni wowe ni Imana? Oya, burya ntabwo ndebera nimero ya Roza. Ntabwo ari twese dukiza indwara, ariko twe turi ibikoresho by'Imana.
rero turi ibikoresho by'Imana. Imana ntabwo impano zayo izishyira mu biti cyangwa mu bintu, ahubwo Imana ifata za mpano zayo ikazishyira mu bakozi bayo. Yimbwiranye muhamagara kugira ngo n'abantu badukurikiranye. Roza ntabwo muzi, Roza SIDA arayikirira, agenda imuvamo ntacyo, cyangwa tube gisaba umuntu wahinduye telefone. Ikibazo nari nkubajije, ni Imana niyo itanga impano, biba bimeze bite? Ijambo ry'Imana riravuga ngo bamwe nabahaye kuba bigisha, abandi mbaha kuba abahanuzi, abo bitwa abaprofete, abandi mbaha kuba abashumba. Kuvuga ngo rero abandi mbaha kuba intumwa. Rero Imana niyo itanga impano. Muri Imana harimo n'impano Imana itanga. Hari abo Imana yahaye gusengera abarwayi bagakira. Biri mu byo navuga ngo muri izo mpano nanjye ndemeranya n'Imana ko izo mpano Imana yazimpaye. Harimo urumva ni Roza nkubwiye gusa, hari abo twasengeye bari bafite za kanseri barakira. Ubu nawe ndaza kumuguhereza n'ubukenera, nawe tumuhamagare. Bwira abantu ko Yesu aracyakiza. Pastor, Yesu arakiza. Tuzabwirwa n'iki ko mwese muza muvuga ko muri abakozi b'Imana? Tuzabwirwa n'iki umukozi w'Imana w'ukuri? Tuzabwirwa n'iki umukozi w'Imana w'ibinyoma? Mu gihe njyewe Emi kuri yawe TV ntaragira umwuka wera unyereka yuko uyu mupasiteri ambeshya cyangwa ambwiza ukuri. Ugize neza cyane Emi, umbajije ikibazo kandi kirimo ubwenge bw'Imana. Satani ntarwanya impano z'umwuka wera, ahubwo Satani arwanya imbuto z'umwuka wera. Iki kintu abantu badukurikiye hano kuri yawe TV bacyumve neza, kuko hari abantu benshi bari muri confusion, bari muri murujijo, kwibaza ngo ni uhe mukozi w'Imana w'ukuri ufite izo mpano z'Imana mu by'ukuri utadutuwe. Sibyo? Rero Satani ntarwanya impano z'umwuka wera, ahubwo arwanya imbuto z'umwuka wera. Tuzamenyera hehe babahanuzi ba pirate, babakozi b'Imana bazana ubuhanuzi bwa pirate babeshya? Tuzabamenyera ku mbuto zabo bera. Kuvuga ngo rero abantu badukurikiranye bakwiriye kumenya itandukaniro ry'impano z'umwuka wera n'imbuto z'umwuka wera. Emi, Pastor, ukiri aho tuzabamenyera ku mbuto zabo. Ntashobora kuba afasha abantu akagira umutima mwiza agakunda abo bantu koko, ariko urabiswa ariho abantu bakundana mu buryarya kandi ari umukozi w'ibinyoma. Akundana mu buryarya? Ntabwo nkubise ikibazo neza. Ashobora kuba akunda abantu bose mu buryarya, abo bantu baba yipretendinga, agaragaza ko amukunze kandi atamukunze. So none ikibazo nshaka kukubaza, uwo muntu wamubwirwa n'iki aje muri iyo shusho kandi ko mbizi ko bariho? Ni ukuvuga ngo rero ubundi ubwo ndavuga kuri cadre y'umuntu asenga, umuntu utaba muri bya bihe byo gusenga, kuko twebwe dusenga twe tubamenyera mu gihe twanasenze cyane, turi muri ya masengesho nawe twita ya droit yo kwiriza ubusa, tutarya tutanywa turi imbere y'Imana, kuko nayo ni amasengesho adufasha gukoreshwa n'Imana mu buryo buhambaye. Kuvuga ngo rero uyu muntu noneho we udakijijwe ushobora kuba yahura n'uyu muhanuzi agashaka umutuburira. Iyi ntwaro ya mbere wakoresha kumenya za mbuto. Urabona ukavuga umukozi w'Imana, kuko nawe ni umurimo w'Imana urimo ukora. Hari n'abantu benshi batekereza gukorera Imana Emi ari uguhagarara ku ruhimbi ukavuga ubutumwa gusa, ariko buriya mu by'ukuri ibi biganiro muba mukora ahangaha byubaka imitima y'Abanyarwanda, munanura abakozi b'Imana. Kuko hari abantu benshi bakurikirana ibiganiro hano kuri yawe TV bikabafasha, bakagira aho bava n'aho bagera. Hari n'abo bidafasha. Buri muntu wese n'imyumvire ye, ariko rero mu by'ukuri kavuge ngo nawe umukozi w'Imana, kuko ibyo ukora hari byinshi. Nagiye nkurikirana ibiganiro hano kuri yawe TV, nagiye mbona bimwe na bimwe bigenda bifasha abantu kandi bakanabishyira no muri comment. Rero hari abakozi b'Imana usanga biyambitse ishusho yo kwera kandi batezwa nta kwera kuri muri. Ugasanga umukozi w'Imana aririrwa hanurira abantu abizeza ibitangaza, ugasanga kimwe cya kabiri cy'abadamu bo mu rusengero bose yabageza abagore. Babyumva, aririrwa aryamana nabo, aririrwa asambana nabo, arasambana nabo bakobwa mu rusengero n'abadamu bo mu rusengero. Nyamara urundi ruhande akababwira ngo nimwakire message y'Imana. Kandi mu rusengero harimo abantu yaryamanye nabo. Ubwo urumva rero afite impano z'umwuka wera, ariko nta mbuto z'umwuka wera afite. Muri iki gihe rero ikintu gifite agaciro
ndagira abantu inama igifite agaciro emi ntabwo ari impano z'umwuka we igifite agaciro n'imbuto z'umwuka we abantu bite cyane ku mbuto z'umwuka wera kuruta cyane ku mpano z'umwuka wera okay ni byiza kuba dutumiza izo mpano z'umwuka wera twasenyera abarwayi bagakira tugahanurira abantu ibintu bigasohora kuko burya umuhanuzi w'ukuri ahantu none ahantu uzamumenyera nuko ibyahanuye bisohora ibyahanuye bisohora urabona hari abahanuzi bagiye twakira mu Rwanda bajya kumva ukuntu narihandagaje ngo yemwe ngo nta covid-19 ngo izigera ngigera mu Rwanda ubu namugane ko abanani urabyumva ngo nta covid-19 ngo izigera igera mu Rwanda mu kindi cyumweru kimwe kumva gize gute yahageze rimwe nadukinda cyane turimo turafata n'ingingo n'ingingo nshaka no kwihanangiriza abantu abahanuzi bari kubeshya abantu bavuga ngo urukingo ngo ni antikristo ngo ni ubuyobe gute ubuyobe kuko urabona mubwire emi u Rwanda rwacu rurimo rurashyira imbaraga cyane kugira ngo abanyarwanda bakingirwe rero sinzi nigeze kukubwira uburyo hari imvugo y'abantu n'imvugo y'Imana tukiri aho ijambo ry'Imana muri Bibiliya ndakeka ari mu byahishuwe ntibuka neza haravuga ngo mu minsi ya nyuma hazaza indwara z'ibyorezo hazaza biyitirira izina ry'Imana byose ibyavuzwe biri gusohoka ari indwara z'ibyorezo zirahari ari abakozi b'Imana b'ibinyoma barahari ari abahanuzi biyitirira izina ry'Imana mu bahanuzi b'ibinyoma barahari twemera iki twemera ibya Bibiliya twemera iby'abantu reka mubwire urabona ab'iki gihe ntabwo bakeneye cyane abahanuzi ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana abantu nibasoma ijambo ry'Imana nibasoma Bibiliya buriya hari umuhanga wavuze amagambo akomeye avuga ngo yasomye ibindi bitabo byose bimuha information ariko ntabwo byamuhaye information na transformation n'amagambo atandukanye ariko ngo yasomye Bibiliya imuzanira transformation imuzanira impinduka buriya kiriya gitabo cya Bibiliya kirimo ubwiru butangaje cyane rero abantu nayo mpamvu naho binahera emi no kwakira bwa buyobe b'abahanuzi ibinyoma babatuburira babasaba amafaranga uzi ko hari n'abashyizeho ibiciro hari abakozi b'Imana bashyizeho ibiciro bavuga ngo giye kugira ngo rwose tubonane urampaye akakureba akavuga ati emi ndareba rwose ari ku rwego rw'ibihumbi 100 kugira ngo tubonane iminota 10 urabanza ushyire ituro ry'ibihumbi 100 ahangaha rwose kugira ngo rero abangabo bose tugende tubatsinda badutuburire nibajye mu ijambo ry'Imana basome Bibiliya baraza kuhakura ubwenge bw'Imana. Pastor Rugagi afite umwuka w'Imana nta mwuka w'Imana afite yewe ntabwo ufite agapimo wowe ni yego cyangwa wowe nk'umukozi w'Imana kandi ubirebera kure Pastor Rugagi afite umwuka w'Imana nta mwuka w'Imana afite yego cyangwa wowe icyo kibazo kirakomeye cyane kuko urabona buriya Imana niyo dufite y'umucamanza kandi ntabwo turageza igihe cyo kujya imbere y'intebe y'Imana ngo Imana iducire imanza ukurikije kuvuga ngo zana gitatu ngo umuhe mukubite vewe ibyo simbyemye zana miliyoni mukubite vewe afite umwuka w'Imana nta mwuka afite umwuka w'Imana cyangwa afite umwuka wo gusabiriza subiza mu magambo abiri afite umwuka w'Imana cyangwa afite umwuka wo gusabiriza shingiye kuri ibyo ngibyo uvuze kuvuga ngo zana yangaya ngo usabire umugisha zana yangaya ngo usabire imodoka zana yangaya ngo usabire ibintu binibi aho ngaho nta mwuka w'Imana umwuka wo gusabiriza nicyo nashakaga tujye tubwira abanyarwanda ukuri njyewe yawe TV muri no minsi ifite gahunda ni propaganda yanjye kuvanga kuzana nyine ibintu bigisha ariko cyane mu bakozi b'Imana ndashaka ko tumenya ijambo ry'Imana biciye hano kandi tuzabana entertainment bigisha bigiye bibashimisha reka ibyo tubireke twinjirire kuri divorce ku bakozi b'Imana harweretse kuvuga ngo ndaryoshya mu buriri umugore wanjye ndamuryohereza bikagenda neza ariko yarantaye bite bimeze bite ntabwo muri mu buyobe izi YouTube nizigiye kubakoraho mu bigatuma muvuga bitagakwiye kuvuga ariko reka kubwire emi YouTube channel ntabwo aricyo cyaha ahubwo twebwe turimo turaza kuzana imyanda kuri YouTube channel ariko mu by'ukuri YouTube channel ni uburyo ni channel Imana yarihaye abakozi b'Imana urabona ko abenshi bagiye banabijyamo muri ibihe bya lockdown bari mu isengero zifunze bari mu mago isengero nta access bafite yo kuba bavuga ubutumwa bari mu rusengero bajya kuri za YouTube channel bagenda batangira kujya kubeshyirayo rero mu by'ukuri ntabwo ari byiza umukozi w'Imana kujya ku itangazamakuru runaka agashyirayo umugore we ngo
waramuryohereza cyangwa se ntamuryohereza, ibyo ntabwo mu by'ukuri ari karitazi nziza z'umukozi. wowe ubona ari iki? Ntabwo mutangiye kwisebya cyangwa gusebya ijambo ry'Imana y'ibintu bivuga cyangwa ibintu gukora mugatangira kwivuguruza? Mu by'ukuri icyo kintu uvuze nicyo, harimo bamwe barimo batangira kwivuguruza kandi barimo bagenda badeviya icyo Imana yaduhamagariye. Nyamara buriya ntabwo ivugabutumwa ryacu nta nubwo twari dukwiriye kuvunika tubwiriza abatarizera Kristo cyane, ahubwo bakaturebye bakabona Kristo turimo bakamwizera. Ubu rero ni ukuvuga ngo hari bamwe batangiye kujya bahakana icyo bahamagariye, nk'abo ngabo utangira kumva yagiye kuri cano runaka ngo umudamu wanjye ntaryohereza, ntagira gute, ibintu nk'ibyo cyangwa se ugasanga umugore agize atya ataye umugabo babyaranye bafitanye abana, bafitanye abana bageze muri 6. Umudamu rwose uri gucicikana hano ku ma YouTube kugira ngo nawe warabyumvise, umugore akikora rwose agata umugabo we ngo ni umuhanuzi. Imana yamubwiye ngo siwe mugabo we. Akoze pastor, usanze uwo twita Imana ari we Satani, uwo twita Satani akaba ari we Imana, wazahungiraho inka nk'umukozi w'Imana waramutokesheje inshuro nyinshi? Uwo twita Satani ari we Mana, uwo twita Imana ari we Satani, se byaba nyine ibyaba. Imana ntabwo yize, nanjye sinyize, ariko mu bikorwa turayumva, turayibona, twumva ibyo uvuga. None usanze uwo wita Imana ari we Satani, uwo wita Satani ari we Mana, wabigenza ute? Ubwo ni ukuvuga ngo uwo nita Imana asanze ari we Satani, ubwo nta kundi nyine nayamanika nyine, ubwo nta kundi, ubwo naho nyine icyo cyiciro nyine naba nisanzemo, ubwo nyine najya. Iyo bavuze umugabo witwa Brian Lincoln wakinnye filimi agaragara ari we Yesu Kristo, ari abantu benshi bazi, wigeze kumva avuga ngo yaragiye gukina filimi ya porno. Iyo filimi ya porno iza gusohoka nkamwe nk'abakozi b'Imana bari kubyakira bite? byari kugenda mu by'ukuri ntabwo nabyemera, kereka niba atari umukozi w'Imana, ari umukozi w'Imana, nta dini ntabwo yemera Imana, kubisohora gutyo bitewe n'imyemerere ye nta cyaha, bitewe n'imyemerere ye nta cyaha. Ariko sindibagirwa ko hari umuntu wasengeye ngo agakira SIDA. N'uyu munsi ndabona ntabwo nimero za telefone ndazibona kugira ngo muvugishe, cyangwa bazohereje kuri telefone yawe, nagira ngo muvugishe twumve nimba byemera cyangwa kwihakane ku mugaragaro. Yego rwose kuvugisha byo ni ngombwa. Tukiri kuri divorce mu bakozi b'Imana, uniterwa n'iki? Ni iki kibyihishe inyuma? Ni izihe ngaruka zihari? Urabona buriya tubisanisha n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bagore mugandukire abagabo banyu, namwe bagabo mukunde abagore banyu. Buriya Emi abagabo Imana yabahaye inshingano zabo, n'abagore Imana ibaha inshingano zabo. Rero kuvuga ngo Imana yahaye inshingano abagabo gukunda abagore babo, hanyuma noneho abagore Imana ibaha inshingano zo kugandukira abagabo babo. Rero ibyo bintu iyo byamaze gukoreka mu rugo rutera imbere, urugo ruratinda, bagatindana, kuko n'ubundi isezerano Bibiliya yemera ko cyatandukanya umugore n'umugabo keretse umwe yamufatiye mu busambanyi. Ubu umugore wamufatiye mu busambanyi mwatandukanye? Bitewe n'umutima wanjye nuko nihangana, ashobora kumwihanganira nkamuha imbabazi, nkamuha andi mahirwe, akaba yakongera akagaruka ku murongo, yongera guca inyuma. Ariko ndamutse naniwe kwihangana, ijambo ry'Imana rinyemerera kuba na divorce, namufatiye mu busambanyi. Ariko hagize ikindi kintu runaka ufatiramo, ijambo ry'Imana ntabwo rinyemerera kuba natandukana nabo. Ni nimero ya Roza. Yego. Sindi buvano Roza atamaye, Roza namuhamagaye numve koko nimba yarakize SIDA, waramusengeye agakira SIDA. Yes, pastor, nari ngubwiye rero reka nihamagarire uyu muntu, reka nihamagarire Roza numve koko nimba waramukijije SIDA. Sibo nakwihakana. Oya ntabwo anyihakana, kuko sijya wayimukije n'Imana, Imana inkoreramo nizeye niyo yakije Roza SIDA, ariko musengeye, kuko ntabwo Imana ikoresha ibiti, Imana ikoresha abakozi bayo. Maze kwemerera Imana ko impamagara, ninjiye mu murimo wayo,
muri za mpano Imana itanga twavugagaho mu kanya gashize harimo n'impano yo gusengera abarwayi Imana yampaye. Satani aravuga ntavuga? Satani aravuga cyane, agira vuvuzera cyane, aravuga rwose. Kibura wabuze ururimi rumwe akoresha? Oya ntargo namenya kiretse abapfumu n'abarozi n'abarangi n'abacwezi nibo bazi imvugo za Satani. Naho jewe ndi umukozi w'Imana. Ubwo urumva rese namenya imvugo ya Satani kandi nzi imvugo y'Imana. Nimero ya Roza nimba iriho, nimba ari kuyivugiraho cyangwa nimero nizuzo 0785 6 7 21 banza ari kwivugiraho. Pastor, tukiri kuri divorce tutarayivaho, umukozi w'Imana ukora divorce kuri wo umufata nk'iki imbere yawe nk'umukozi w'Imana? Ndabifata mu byiciro bibiri. Icya mbere hirya yuko umuntu ari umukozi w'Imana n'umuntu, icyo kintu cyo cyumvikane neza, kuko hari n'abantu bajya bumva ko umukozi w'Imana atari umuntu, adashobora kuba yagwa mu cyaha. Ariko mu by'ukuri nk'uko ubona abandi baga mu byaha n'undi mukozi w'Imana we yagiye intege nkeya, yagira weakness kuko nawe yambaye umubiri. Rero umukozi w'Imana nawe mu gihe runaka habayeho cya kintu navuze nagarutseho kirebanye n'ubusambanyi, wenda agafatira umugore we mu busambanyi inshuro nyinshi, bishoboka yuko uri umukozi w'Imana ushobora kuba wadivorsa kandi Imana ntikubareho icyaha. Ukaba wubatse butumwa ki mu bakristo ushumbye ukoze divorce? Urumva nakubwiye biterwa n'icyateye divorce. Ariko noneho hari n'indi divorce iba itavuye kuri icyo cyaha wafatiyemo umugabo wawe cyangwa se umugore wawe utamufatiye mu busambanyi, ukaba wenda mufuye utuntu runaka uti genda nkuko nagushatse nzazana undi. Ibi nabyo bireze, ugasanga umuntu aririrwa avuga ubutumwa ku macano za YouTube channel, avuga ubutumwa bw'ijambo ry'Imana ko mu by'ukuri ugasanga amaze gukora amadivorce ageze muri 3. Ibi rero ntabwo ari imbuto rwose. Imbuto ni iki? Yo bavuze imbuto, iyo tuvuze imbuto ni ukuvuga ngo hirya y'ibi ngibi mvuga ibi ni amagambo ndi kuvuga, ariko noneho imbuto ni ibikorwa. Bosco ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana ritwereka yuko umuntu agizwe n'ibintu bibiri. Hari umuntu w'imbere n'uyu muntu Bosco urimo uvuga, ariko noneho wa muntu wanjye w'imbere Paulo yavuze amagambo akomeye avuga ngo nubwo umuntu wanjye w'inyuma ngo agenda asaza, ariko umuntu wanjye w'imbere ngo agenda bamushyashya, agenda agira itoto. Rero uyu muntu wanjye w'imbere, uyu w'imbere utari mureba, uyu w'imbere niwe unyobora gutera ikirenge mu cya Kristo. Kwijambo ry'Imana ritubwira mu Bagalatiya ibice 2:20 mu Bagalatiya 2:20 haravuga ngo nabambanywe na Kristo, ariko sijye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Hanyuma rero wa Kristo uriho muri jyewe niwe untera, niwe unyobora kwera imbuto z'umwuka wera. Kuvuga ngo abakeneye kumenya Bosco ko ari umukristo ntibamenyere muri aya magambo mvuga, ahubwo bamenyere mu bikorwa byanjye. Pastor, ijuru ni irihe, ukuzimu ni ukuhe? Konzi ko iyo umuntu apfuye bamushyingura hasi, ntago turabona irimbi ryo hejuru, tuzi ko ijuru riri hejuru. Ikuzimu ni he, mu ijuru ni he? Ibyo bintu ngiye bijya binyobera kubitandukanye. Ikuzimu hafite uhayoboye, ngo ni shitani. Ijuru ni irihe n'Imana, naryo Imana ituyemo. Ijuru ribahe, ukuzimu kubahe? Rero okay, urakoze cyane, iki kibazo ni cyiza kandi ni cy'ingenzi. Hari igihe usanga abantu bavuga ngo ikuzimu na hasi, abandi bakavuga mu ijuru riri hejuru. Yes ashimwe cyane ro. Yes ashimwe cyane Roza. Ni pastor wawe, umushumba wawe, Pastor Bosco. Pastor Bosco. Ndakuramutsa rwose. Nanjye ndagushuhuje cyane ndishimye. Amen. Reka rero nguhereza umuntu ugushaka aricyo yashaka kukubaza. Ro, mwiriweho? Muraho neza? Yes ashimwe. Yes ahabwa icyubahiro. Ubu aka kanya tuvugana turi mu kiganiro na pasteur kuri TV yitwa Yawe. Yego. Atubwiye yuko yagusengeye ukira SIDA. Yego. Wanduye SIDA ryari? SIDA wayikize ryari? Umva. Babaze igihe nabatirijwe, ubwo nari mu rugo ngo ndebe mu gitabo, igihe nabatirijwe ibyo byaravuyeho. Ni ukuvuga ngo SIDA wari warayanduye mu wuhe mwaka? Ni muri
kubera ko mfite ahantu nagiye mbyandika ariko ndumva ari 94 94 niba atari 94 ni 92. SIDA uyikira mu wuhe mwaka? SIDA wayikize mu wuhe mwaka? nagiye kubatizwa yarakuweho. Pastor yaragusengeye? Yari yabikoze rwose. Hari n'ibindi byinshi yagize yasengeye bikurwa. Wenda nimba nakwinjiriye cyane umutware igihe nabatirijwe arakize kuko nagiye kubatizwa naratanze ubuhamya bari kuzunguruka njya no kuzana ibipapuro yari yaravuweho niwe yari yararangije kunsengera. bivuga ngo ufite ibipapuro by'uko wari urwaye SIDA ukagira n'ibyo wayikize? Ufite ibipapuro byerekana ko wari waranduye SIDA? Ndakumva nanjye. Ufite ibipapuro bigaragaza ko wari waranduye SIDA ukagira n'ibyerekana ko wayikize? Ndabifite. None wenda sinzi nimba nakwinjiriye cyane wenda nakubaza umutware mwabanaga we yarayifite? Yarayifite ariko ntabizi yarayimpishe kuko yari umusirikare nawe yari yasize igihe yayanduriye ariko bashobore kuba barayanduye igihe bafataga intsinzi. Ni nawe wayiguteye? Ntabyo yigeze ambwira yari yaranabimpishe. Nagiye kwitaba nyine amajije kwitaba Imana ariko nta kintu ameze neza nkameze nk'abantu nari narabaye nk'akantu utamenya ubwoko bwako. Narabyimbye amaguru narabyimbye amatama byose. Ni ibintu nagutekerereza turi kumwe atari kuri no telefone ariko byari birebire birenze ukwemera. Aho mariye kujya gusenga banjyanye rero bansengeye ntangira kugenda ngarura umubiri amaguru abyimbuka. Bivuga ngo ubundi na mbere hose bwo nari naraniyanze ngomba gupfa nta n'umuntu wamvugishaga n'uwamvugishaga naramutuka. Ahubwo icyo gihe niyahuzaga inzoga kugira ngo ukunde upfa. Ni hatari. Sawa urakoze rero tuzashaka umunsi tuze no kugusura. Tuzashaka umunsi tuze kugusura. Sawa Imana ibahe umugisha. Urakoze. Pastor uko bya bintu biri seriye? Oya biri seriye nakubwiye ntigiyewe abyo mvuga ntabwo ari amagambo ntabwo ari amagambo. Ibintu mvuga ni kuvuga ngo impano z'umwuka wera mfite zo gusengera abarwayi ikintu gituma Imana inkoresha cyane nuko nera n'imbuto z'umwuka wera. Ko akenshi burya iyi impano z'umwuka wera zifite nta mbuto z'umwuka wera ufite ibyo uvuga biba ari amagambo nta bikorwa birimo. Ariko no kuvuga ngo rero izi impano z'umwuka wera Imana yampaye zo gusengera abarwayi ziherekejwe n'imbuto z'umwuka wera. So ariyo mpamvu rero nkubwira ngo harabo twagiye dusengera hari n'abandi bahari nasengera bafite za kanseri bagakira. Uyu ni Roza nkubwiye uramwihamagariye ngira ngo urabyumvise yarayikize rwose n'ukenera n'ibipapuro tuzagira tubirebe nabyo arabifite rwose. N'umuririmbyi mu rusengero yarakize rwose aza mu rusengero yerekana ibipapuro namuhaye agacupa k'amazi niko nasengeye. Numvise Imana imbwira ngo sengera aya mazi. Nibuka ko mu rubavu rwa Yesu havuyemo amazi havamwe n'amaraso. Hari icumu bateye Yesu mu rubavu havuyemo ibintu bibiri havuyemo amazi havamwe n'amaraso. Numva ndimo nsenga mu materaniro ijwi ry'Imana rirambwira ngo fata agacupa k'amazi ya Nili ugasengere nurangiza ugahereze Roza anywa ayo mazi kuwa mbere byari ku cyumweru kuwa mbere ajye kwipimisha arasanga yakize. Niko byagenze. So ngana ku musozo ndajya kureba Roza vuba aha ndajya kumureba. Ni ibindi bintu tuba dukeneye ko abantu bavuga ibintu biri Rio apana ibintu byo kuzana ngo mumbeshya muzana ibintu byazwe nazwe. Pastor tugana ku musozo ni igiki wagira inama abakozi b'Imana bitirira izina ry'Imana kuko sindamenya n'uyu munsi ngo umukozi w'Imana n'uyu mukozi wa Satani n'uyu kuko mwese mwita abakozi b'Imana apotre mukitaba n'amazina menshi gusa bagira inama ubundi dusoza. Urakoze cyane buriya ikintu kiri no mu gutuma abakozi b'Imana bamwe na bamwe muri iyi minsi barimo bagenda badeviya umuhamagaro bakadeviya ikimana yabahamagariye ibihe birimo birabanamuramo imbaraga z'umutima. Umuririmbyi witwa Israel Mbonye yararirimbye aravuga ngo ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima. Hari abakozi b'Imana bamwe na bamwe
barimo kugenda banamuka kubw'ibihe ibihe bikagenda bikabanamura imbaraga z'umutima bakadeviya umuhamagaro bakajya gutubura bakajya guhanura ubuhanuzi bw'ibinyoma babeshya. Hari umwe wahanuriye umuntu aravuga ngo uyu mugore si uwawe, urabyumva, aramuhanura aravuga umugore si uwawe ngo urabyumva. Urumva rero mwene abo ngabo ibihe by'imbaraga z'umutima biba byarabashizemo. Rero inama nabagira Emi iteye gutya, nibakura amaso ku bihe, nibakura amaso ku bihe, ahubwo amaso yabo bayashyire kuri nyiribihe, kuko nyiribihe niwe ugenga ibihe. Abapasiteri baneze amatwi, abaprofeta, abahanuzi, abigisha, abavuga butumwa, ababwiriza butumwa bwiza, nimukura amaso ku bihe, ahubwo amaso yanyu muyashyire kuri nyiribihe. Nyiribihe ni mumwizera, ntabwo uri butege ubwoba n'ubukene ufite ngo bugutere kujya gutubura. Ntabwo rwose kuba uyu munsi waburara ntabwo bivuze yuko utaranakizwa. Hari abantu bita inyangamugayo, sibyo Emi? Hari abantu b'inyangamugayo, aburaye rimwe ntabwo yaza ngo ateke imitwe akubeshye ngo nguriza 50,000 ejo mu gitondo nzayaguha, nta utafite naho yakura. Rero abakozi b'Imana inama nabagira nimwe, amaso yabo nibayashyire kuri nyiribihe, kandi iyo Imana ihamagaye umuntu yanamutunga. Emi urandeba ukabona nsa nabi, ubwo ni ukuvuga ngo rero Imana ihemba neza ntabwo yambura. Yes, rero murakoze cyane. Televiziyo yawe yitwa gute? Yitwa Yesu Arakiza TV. Yesu Arakiza TV, niyo ucishe ibiganiro bajyo rwose bagukurikirane. Hari n'uwo wasengera ari he ukamukiza? Nimero yawe? Nimero yanjye rwose ni iyi ngiyi, nkoresha no kuri WhatsApp, wayikenera ni 07 82 28 48 07. Ndasubiramo rimwe, telefone zanjye ni izi ngizi 07 82 28 07. Wanyandikira kuri WhatsApp ukeneye ufasha bw'isengesho, nagusengera. Imana yakije roza SIDA nawe yagukiza. Indwara yose ufite Imana iracyakora, Imana iracyakiza. Dusengere dusoza. Mana mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, mpagaze mu mavuta ijambo ryawe, ndagushimira kubw'iyi channel ya yawe TV yatwakiriye. Mbanje gusabira umugisha Emi, umugisha Emi mu bikorwa byose akora, n'itsinda ryose bakorana, na kameramani nawe ahabwa umugisha. Mu izina rya Yesu Kristo ndahesha umugisha iyi channel ya yawe TV, bahabwa umugisha mu bikorwa byabo. Mu izina rya Yesu Kristo, Mana waratubwiye ngo aho tuzagera hose tukahakandagira bakaduha ikaze, tuzabasabira umugisha. Ndashima Imana kubwa Emi wanyakiriye, ntabwo nari muzi, ariko ndashima yuko mwami waduhuje. Rero kubw'uyu mwanya nsabiye umugisha yawe TV n'abafollowers bose ba yawe TV bahabwa umugisha, ndetse n'abazadukurikirana kuri Yesu Arakiza TV aho ncisha ibiganiro by'ivuga butumwa nabo bahabwa umugisha, n'abandi bagiye kudushyigikira bakanda subscribe na comment na share, bose Mana reka bahabwa umugisha. Rero mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, umuntu wese urwaye yakire gukira, urwaye wese yakire gukira. Mpagaze mu mavuta y'ijambo ry'Imana, ndasengera umuntu wese urwaye yakire gukira. Uri Canada, uri muri Europe, uri mu Bufaransa, uri muri Amerika, uri muri South Africa, uri mu Rwanda, igihugu cyose cyo kwisi, ndarekuramo imbaraga z'Imana. Ijambo ryo rirambwira ngo Mana uri omnipresent, uri Imana ibera hose icyarimwe, uri omniscient, uri Imana y'inyembaraga. Tugufite ntitwifuza undi murengezi. Nsengeye ubwoko bwawe, nsengeye abantu bawe, kandi nabo bakozi b'Imana twagiye tuvuga barimo kugenda bacika intege bakajya gutuburira abantu bajya kubeshya, nibagaruke mu murongo muzima. Mu izina rya Yesu Kristo ndacyaha imbaraga z'abadayimoni zabinjiriye, zabateye, zikabayobesha bakinjira mu mwuka w'ubuyobe. Izo mbaraga zitsindwe, bagaruke mu murongo muzima w'Imana. Ndagushimiye, ndaguhimbaje, ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo senze nizeye, amen. Yes, jya kuri yawe TV Instagram kande follow following then nanjye following Emi 2020, ubundi gahunda zibashe kugenda neza. Imana ibahe umugisha.